Fofo Dance araza akavuga ibyo amatwi y'abantu akeneye kumva, ibyo bumva, ibyo bo bashaka kumva. Clarisse araza akavuga ati ngiye siniyandaritse byagenze gutya na gutya na gutya, agira inama urubyiruko. Ariko Fofo araza akakubwira ati we mugabo nudafata umugore wawe neza ndamutwara. Hariya niwe watorwa kuruta uko Clarisse yatorwa. Rega igitsina kiryoha kurusha ingurube. Mwarandeze, naranyweye, narariye, nta kintu nabuze. Niyo mpamvu nagarutse mu rugo. Reka mbasuze kandi mbahe ikaze mwese mukurikiye ibiganiro bya Yawe TV aho muherereye, tubashimira ko mukomeza kubana natwe kugira ngo cyari igihe kirekire, ariko niba mwanya kugira ngo tugaruke na byinshi bigezweho. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu ni Umusangwa, ari mu rugo aho byatangiriye niho bikomereje. Nagize kujya kuvuga ngo byatangiye niho bisoreza. Aho byatangiriye niho bikomereje. Urugendo rurakomeye. Nagize ngo ugiye kumbwira tuzuka watangira ariho bisorerwa, nanze ko nanjye guhamagara ngo bambwire ngo ubu tukujyanye Rusororo. Ntago ariho bisorerwa, urugendo ruracyakomeye. Ikaze kuri Yawe TV. Asante sana, nizere ko mumeze neza. Nicaye ku ivuko. Abakunzi Yawe TV uyu munsi ni iki wababwira mbere ko tutangira ikiganiro, basuhuze mu buryo bwawe? Mumeze neza. Ndahibuka koko hagiye habera imigeri. Reka nsuhuze abantu bose bakurikirana Yawe TV, mwese ndabasuhuje, ndabizi bamwe muri inshuti zanjye, abandi ni abavandimwe. Se ubundi ubu wagize ngo n'abantu benshi mfite bankurikirana ku yandi macano usaba bavuye hano? Bisobanuye iki kuba uri ugarutse ahantu nk'ahangaha? Bisobanuye ko ntabwo wagiye burundu cyangwa se wagiye nabi? Kuri wowe ni bisobanuye iki? Bisobanuye ikintu kinini. Ikintu cya mbere nuko nshimira buri muntu wese, cyane ndagushimira ariko abantu bacuruza imyenda ntabwo babona ko turi kuri televiziyo y'u Rwanda. Ni bisobanuye ikintu kinini. Aha niho natangiriye umwuga wanjye w'itangazamakuru, niho nigiye, niho nafatiye bibero. Sibirase ko navuga niho nigiye, niho nafatiye bibero, niho navukiye. Rero ni ikintu kinini cyane, niyo mpamvu bitigeze bingora kuvuga ngo reka nze. Ngira ngo wenda ko karakanyuzemo amakuru y'imisi akazi gashya bimeze bite? Ibaze ko bimeze neza. Abantu benshi bakubona kuri ariko ntabwo babazi ngo uriya muntu ko tubona agiye navuga ibingi byo ku giti ciwe byifashe bite. Man, ibintu ni fresh sana. Ngo uriya muntu tubona arimo aratugezaho ibingi ariko se none we ku giti ciwe. Ku giti cyane ni sawa, ibintu ni bimeze fresh, akazi ni sawa. Ibaze ko nanjye none uyu munsi muri kumbaza. Nasi abantu bari kuburiya ramenyera ngo biba byiza iyo umuntu ameze ko bira bintu biba bigoye. Ubu ndimo ndumva neza aho nicaye. Iyo ndi kubaza umuntu waza bimeze bite, nanjye ndi kumva nyine ni ibintu biba bigoye, ariko ubuzima bwanjye bumeze neza cyane. Ndashima Imana ko hari aho navuye, hari aho nakuriye, nkaba magarutse. Man, ibintu ni sawa cyane kandi ndizera ko sose navuga ngo ni nko kubashimira. Mwarandeze, naranyweye, narariye, nta kintu nabuze. Niyo mpamvu nagarutse mu rugo. Nagarutse kugira ngo tuganire n'abantu babo bose kandi nawe ndabakunda cyane, mumbaze ibyo mushaka. Nibwira ko abantu bari bagukumbuye kuri Yawe TV. Ongera usuremo ka intro kawe kuri Yawe TV. Ibaze ko nabyibuka. Ibaze ko nabyibuka. Harya reka nizere ko umeze neza abakunzi ba Yawe TV, ndabasuje kandi nizere ko aho muri hagiye hatandukanye Imana ikomeje kubarinda. Amazina yanjye nitwa Eminyawe, Emi Rwanda, hano nahimbiye amazina menshi. Rero mwese ndabasuje, nizere ko tugiye kubana muri iki kiganiro. Nizere ko nyine ibyo ndi bubabwire muri bunyurwe, kandi mutajya runyurwa mwihangane nta kundi. Reka tubwire ngo wambaye neza by the way. Asante. Umusaza ahagaze neza rwose. Nta mafaranga ya boss mvuze ko atamembye ntibagiruka. Uvuze ko ataguhembye? Mvuze ko atamembye ashaka bisa mfite. Ariko manje nta mu boss njya mbona cyangwa njya mura nawe ngambere inyatsi. Wapi cyangwa se ngo abantu dukorane ngo bambere inyatsi. Wapi kabisa. Uretse ahantu hamwe. Ahantu hose naciye mwe mu mwuga w'itangazamakuru nta muntu twigeze dukorana ngambere inyatsi. Wapi kabisa.
bimwe bavuga ngo nazibana zidakomanya amahembe. Aha mwamembaga neza, mwamembye neza kwa baje, uretse na je ndimo ibiceri utaranyishyuye no kuri Kasuku, uriya wo kuri Kasuku, ariko abandi bose bo kuri Kasuku Media baranyishyuye, haba Muzosi, haba Iranzi, Nyirigwe Media, haba ahandi ni kwa Bakti nawe yanyishyuraga neza, amembaga neza. Ariko buryo umuntu aguhemba neza akaza undi nyine wisumbuyeho. Ese si inzira ya buri muntu wese namwe mu mateka agiye akura, kugira ngo ni inzira umuntu aba yaragiye anyuramo. Uburyo hari igihe umuntu amaze kugafata ukabona umuntu amaze kugitegeraho yamenyekanye, ukagira ngo nibwo akiza, ariko byanga bikunda ko hari ahantu umuntu aba yaraciye. Umuntu aca mu bintu byinshi byatare, by'umwihariko umuntu aragenda agakura akiga, ariko none iyo atangiye ubuzima bwo gushakisha, hajya n'umuhanzi ukabona yagafasha akavuga ati burira umuhanzi kwa kabiri umubonye ukagira ngo nibwo akiza. Ntago ariko bimeze. Ari umuhanzi struggle zose akora muri ibi bintu tubamo dukora bya buri munsi, n'abanyamakuru barabikora. Buriya uyu munsi ushobora kuba wumva ngo ndaguha urugero nka mwarimu wanjye wanyigishije muri secondaire, bamwita Jean Claude Kwizigira. Jean Claude Kwizigira aratwigishaga, yigishaga histoire mu wa mbere no mu wa kabiri, nibyo yigishaga, akigisha naho bitaga kwitaba, kandi akabikora akajya na hehe, akajya no ku gitangazamakuru cya RC Huye i Butare. Uri kumva nawe ari inzira yagiye acamo nyinshi. Uyu munsi ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda ndetse na Televiziyo Rwanda. Uri kumva aho rero aca, aho umuhanzi aca, cyangwa duhere ku muhinzi. Umuhinzi atangira yenga inoryi, yaje akavuga izi noryi ntago zera, akajya ku mboga zisanzwe, nyine n'ubuzima bwa buri munsi. Ya rero n'abanyamakuru nuko bigenda, nuko buzima. Ari isomo ubuzima bwa buri munsi. Reka none use nukebura abantu, hari umuntu yabona rimwe byanze akavuga ati ibi si ibyanjye, ugasanga maze imyaka 10 ari kugenda kimwe cyakanga akajya mu kindi, iyo beza ko icyo nababwira, iyo uzi icyo ushaka urarwana. Ndibuka umunsi wa mbere, interview ya mbere nakoze hano, nari ndeje muje kunkoresha ikiganiro hariya kuri Karagasima n'umukobwa witwa Audrey. Ubu sinzi aho yagiye Audrey sinzi bica herereyemo. Mu mamahirwe mu mashanse ntazi no kuvuga subscribe, mbivuga ukuntu nihuta. Umwana wa mbere nakoresheje ikiganiro n'umwana wacuruzaga ubunyobwa, nawe ndacyamubona. Anashaka kusaba buzi ukamugabira. Seri umupeti wa mbere nanubu aracyacuruza ubunyobwa. Wumve ko umugisha nyine w'umuntu, ariko arabizi ati uhuye ndamuremera. Yambwira ati sha ushobore kuba ikiganiro cya mbere nagukoresheje cyari kirimo umugisha, aricyo cyamfunguriye amarembo. Sha nabizi ndanagenda ndongera ndagaruka, ariko nyine iyo uzi yuva, iyo utazi yuva nta nubwo umenye yujya. Man, bega imigende. Bega imigende. Hano naraje mu nyigisha kuvuga, ndavuga iyo nza rero kuba ndi umuntu ucika intege, mba naracitse intege ku bwa Covid. Simba naragarutse ukuri kw'Imana, kuba rero ntaracitse intege muri Covid, nkongera nkabirwanamo nkagaruka, nkahura n'ababosi b'inyatsi rimwe na rimwe bakanancuka. Babuhenze ubwenge. Yamenze ubwenge. Amenda ubwenge njyayo ndongera ndagaruka. Rero iyo nza kuba ndi umuntu ucika intege, umuntu abaravuyemo. Rero nimba icyo urimo cyose, waba uri umuhinzi, waba uri umunyeshuri, uyu munsi ushobora kuba umuswa, ejo ukaba umuhanga. Ahubwo biterwa wowe uri kwiga ubishaka. Niho birere. Rero iyo wiga ubishaka ukaba umuswa, ejo ukongera ugahatiriza biranga bikageraho. Kuko ndatekereza nakoreye kuri yawe, nkorera kuri Kasuku, njya ku Bicu, ndongera ndagaruka, njya kuri Big Town. Uyu munsi ndi kuri 3D, niho magazi. Nejo muzabamo, wenda sinekereza ko kuri 3D ho hari indi noza cyangwa izindi mbogamizi zihari, kuko nta n'ibindi, kuko n'ibikorwa wenda biba biri kwaguka, baraza kubona n'ibindi bintu mu minsi iri imbere, n'izindi nkuru zigize. Ntekereza ko umwana kugira ngo ugere ku ipantaro yawe no kubanza kwambara ikabutura. Rero ku muntu wumva uzacika intege, wicika intege, kora
Imana niyo iba ifite ubuzima bwawe mu kiganza. hari n'utazicika ari ashaka guca inzira ya bugufi. Ibaze ko nashatse guca mu nzira ya bugufi njya ako sha mwana uramujamo ku bicu. Hari ikintu ejo bundi Karasira yavuze. Hari igihe iyo umuntu avuze ibishashagirana, hari igihe abantu batekereza yuko Karasira ejo bundi yaravuze ngo ntago yiyandaritse. Yarabishyize kuri Twitter yiwe. Yavuze ngo ntago yiyandaritse kugira ngo ati nyine adakurikirana biriya byose bishashagirana, ibyo yavugaga by'abakobwa bagira. Ntago ari byo gusa. N'amafaranga aradushuka. N'amaplatform akomeye akadushuka. Ngiye nagiye kuri harya buri ibicu ntago bari bafite nk'abasabe 110. Nibo bari bafite. Nagiye gukorayo bakajya batubwira bakajya boss akajya avuga ati nuhura na Sofia yo mu muhanda ugibaza kandi itavuga. Nyine umuntu ahura na challenge nyinshi. Ngewe nirukiye ibiboro byitwa ngo na amafaranga biranga nubundi hahandi bya binini ndagenda mgizengurukaho ndongera ngaruka kuri mundi kuri rwa ruziga handi natangiriye. Rero iyo wirukasha ushaka ibintu byinshi ntago bigeraho tu. Hari igihe ubigeraho, hari n'igihe utabigeraho. Nagiye muri babandi bya bindi byose wenda ikiza nuko ibyo biboro byose nabijyagamo narakubwiraga ati cyangwa se n'uwo twatire kubona mbwa taka ibintu bimeze gutya. Ahubwo ya matwa atumva barimo ibiti niyo yica nyine n'urubyiruko rw'uyu munsi ugasanga mama warakubwira ati mwana wanjye ihangane nimba uri gukoresha gatoroshi ejo Imana nitugirira neza nzakugurira wenda ka smartphone k'ibihumbi 2 tukabyanga. Rero nibyo bintu byambayeho n'ubundi birangira ngarutse hano ariko nekereza ko uyu munsi ibintu bimeze neza nta ribi. Nahuye na Baktambe n'ifura ubu ndi kumwe ndi kuri trade kwafata ku mavuta niho ndi ibintu bimeze neza kandi n'akazi kameze neza ibintu biragenda. Rero umuntu wese wumva ko azaca muri panya sha ntago bikora. Ariko wenda ukira aho ngaho uvuze fata ku mavuta abantu benshi bamaze kumenya no kumumenyera ariko iyo umuntu atarahura n'undi hari ukuntu abantu bamufata mu buryo butandukanye ntawe ubona no buzima bwa buri munsi fata ku mavuta ni uragira ngo banyirukane ubwiye ngo umutuke rero abantu bashaka kuvuga uyu muntu bakamureba mu buryo runaka ariko rero duyishusho fata ku mavuta first of all ni umupapa. Icyo ni kimwe ni umupapa. Abantu bajya bumva bavuga ngo mama fata cyangwa abivuga ariko mu buzima busanzwe. Ejo bundi nandi gukorana ikiganiro na Dumba na gengeye ariko uvuga ati nayinzi ko fata ku mavuta ari umuntu no mu buzima busanzwe utumva abantu ariko fata ku mavuta ni wa muntu uganira n'abantu akakumva ukamwumva mbega mukicara mukaganira. Ni umuntu n'ubundi muri showbiz twari dukeneye sibyo. Nimba dufite ba Dekate n'abantu twari dukeneye muri showbiz, nimba dufite ba Jay n'abantu twari dukeneye muri showbiz, n'umuntu rero umeze nka fata ku mavuta twari tumukeneye. Fata ku mavuta ni umupapa, ni umugabo ucishije make. Fata ku mavuta ni wa muntu ntago avugirwamo tu. Hoya ntago avugirwamo nk'umuntu nyine wese w'umugabo ushikamye. Ni umugabo nyine uzi icyo ashaka, ni umugabo ubana n'abandi, ni umugabo usabana, mane ntari birye. cyane we rifata ariko noneho ngira ngo byose twarimo tutangira ikiganiro ariko ntabwo turi buganire ku bintu byinshi ahubwo nk'umunyamakuru umaze kugira ubunararibonye muri uyu mwuga. Uyu mwuga ko nararibonye ubamo kubwogije uko buke hazi ibindi bintu ariko ni experience byose waza kabicamo bimwe biraziri bikagenda. Wowe natubwira mu make ni iki ni trend iriho muri iyi minsi. Hari abantu bakurikira wenda tubwira ati ubu ntagezeho tuntu muri iyi minsi. Trend zihari se nizihe? Hageze hakinyuma. Hagezweho indirimbo ya Bruce Melody. Hagezweho Inana. Hagezweho Clarissa Karasira. Baje hadi igihugu baje batakirwaniye. Hagezweho uyu munsi Moses arafunze. Wo kwisibo wakoraga kwisibo. Hagezweho Miss Rwanda Ndimbati nawe araho ngaho we twaranamwibagiwe. Ari ibindi ushaka duhere. Reka duhere kuri Moses. Ubwo byifashe biti. Man boro za Moses nago nzizi.
ariko bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Ntago nzi ngo Moses byagenze gutya, ariko ibyo bamushinja ntabyo sindabisobanukirwa. Uyu munsi aracyari mu maboko y'ubushinjacyaha cyangwa se ubugenzacyaha. Ndakeka baranara n'ikirego cyiwe, bari hafi kuburana n'umumetere we, kuba afite n'umumetere mwiza cyane, n'umumetere witwa Irene. Ntekereza ko ibyo isibo bamushinja byanze bikunze, bavuga yuko ngo ari amakamera, ari ibikoresho wenda bashobora kuba baratwaye. Nanjye ntago nta makuru yabyo mbifiteho ku buryo nabigusobanurira gutya, ariko igihari cyo Moses arafunze, mu minsi ya vuba araza kuburana, aza kugezwa imbere y'ubucamanza aburane. Ikindi tunamusabire ku Mana, nimba icyaha yaragikoze azagihanirwa, nimba ataragikoze azafungurwa. Ariko ikintu kiri ahanga, ikintu cyatwigisha muri ibiboro bya Moses, nta muntu wo kwizerwa ubaho. Tujye kwizera abantu Man, none se ubu Edimani we ntibamwizeye, yagera muri Amerika agahita amugata, ariko burya urabizi viza niyo ikora. Man, nta muntu wo kwizerwa muri iki gihe. Wenda madamu wawe wamwizera kubera ko muba mubana, ariko nanone ntabwo wamwizera 100% cyangwa ngo 100%. Mwizere 90%, umenye ko irindi 10 nakora ikintu ntigigutungure. Umenye nyine ko nyine ibyo biboro iyo 10% wasize ni ya yindi nakora ikintu kitazagutungura. Siko bimeze. Mwizere 90%, irindi 10 uribikira icyo azagukorera ku buryo kitazagutungura. Ndabeshya se? Nta kubatera ubwoba. Uzi impamvu atari ukubatera ubwoba? So ngo Prince Kid nari mageragere. Si hari siho uyu munsi umuvandimwe ntari mageragere, siho ari kwirira, ntari kurara kuri metero y'igitanda kurubaho. None se Prince Kid ntago yabanye n'abantu muri Miss Rwanda? Si yakoranaga ko amakuru aba hari kari uko wari abantu bakoranaga bagiye bamugambanira kugira ngo wenda basigarane intebe ye. Ntago turi sure. Nyine nanjye nicyo ndi kukubwira. Rero niyo mpamvu nta muntu numwe wo kwizerwa ubaho. Nta numwe. Uretse mama wawe wenyine. Nawe umenya amakuru neza ukamenya ko yashatse kugukura abagutwita. Umenye nk'amakuru akakubwira ati nubwo ungana gutya mama wawe yashatse gukuramo inda yawe, icyo gihe nawe icyizere ukimukuraho tu. Ese nkaho mbwira usanze nka mama wawe yaragize igitekerezo cyo kugukuramo akanabigerageza, wamwizera? Wumva ko nukura azagusanga nko mu nzu uryamye agahita kwica. Niyo mpamvu nta muntu wo kwizerwa. Reka dusubize abantu bose bakoramo inda n'abazikuyemo. Yese nabasuhuza abantu bakuyemo inda, baze mbasuhuje nanjye nka Mary yaragerageje kunkuramo. Iyo nta wamenya ariko oya ariko si ukubasuhuza ahubwo reka tubibutse ko ntago ari byiza n'abatarabikora n'ababiteganya. Erega nta muntu ukora ikintu, reka nkubwire, nta muntu ukora ikintu uri kubyumva ari uko yishimye. Wenda nubwo tujya ngo tublaming abantu. Uyu munsi abana bari ku muhanda, wenda bari reka bari rwo rugero nguha. Hari umwana uri ku muhanda kubera uburara, hari umwana uri ku muhanda kubera reka mbifate mu byiciro 2 3. Hari umwana uri ku muhanda kubera ko nubundi mama we nubundi yanda yategereje kuyikuramo, ntayikuremo biranga, ariko nihanda akamubyara, yamara kumubyara akamushugunya. Siko bimeze. Hari umwana uri ku muhanda kubera nanone uburara, sibyo? Hari umwana uri ku muhanda wabuze icyarya, wabuze icyo yambara, akavuga ati ko ninjya ku muhanda ndasyaga nkorere n'ibyo biceri 500 cyangwa nkorere n'icyo 1000, nige 500 ndi 500 nyagure makenda nkambare. Siko bimeze. Rero hari ukuntu abantu dufata abantu tukabatereka ahantu kandi tutabanze kuvuga isi uyu muntu abaye hate ubuzima bwe bubayeho gute. Buriya n'indaya ari indaya. Umuntu ntago umuntu muzima watekereza ko atekereza kujya kuba indaya ari uko afite ikintu cyo gukora. Ntibishoboka. Ariko barahari.
abikora ugasanga nta kintu abuze mu rugo iwabo ariko agahitamo kwigira imihanda rwose akajya akisanga ari mu buraya. Alpha reka nkubwire nubwo bavuga ngo hari uburaya buri VIP sibyo siko mvuga izina ryawe ukika sibyo hari abantu hari abantu bajya mu buraya uri kubyumva hari abantu bajya mu buraya ari ukubera iki cyane cyane nk'abana hari umwana uturuka nko mu cyaro reka ngo urugero akaza mu mujyi mani bikamucanga sibyo byamucanga akavuga ati nta kindi reka njye mu buraya birashoboka ariko hari na wa wundi uva mu burayi cyangwa akabujyamo bwa buraya nyine bwa wundi hari ngo buraya harya ngo saba buraya bwa VIP uburaya bujya Dubai uwowe bwa Dubai ko n'abasore basigaye bajyayo saba ubwo nturajyayo urajya Dubai nyine ugasanga hari umuntu nk'uko uyu munsi mvuga ngo nkora muri media nayijemo nyine kubera impamvu nta muntu ukora ikintu kitari impamvu ariko hari n'ukora ikintu kubera impamvu ingeso kunanirana gukunda amafaranga iyo nayo ni impamvu. Reka twikomereze ngira ngo wakomeje ku ndirimbo Akinyuma irimo irabica bigacika muri iyi minsi bamwe bati Bruce Melody noneho abishyize ku rundi rwego ruhi none so wazanye igitabo cya Mangara ngo uhangare nawe tuvuge yuko yazanye ibishego sindagisoma ubwo se uri umunyarwanda banyirukanye naho umuntu wese icyo gitabo cya Mangara ngo uhangare uwagikoze cyangwa uwacyanditse waragisomye paje nazingahe nta paje nasomye nyinshi uzabaze Mutabazi twajyaga dusoma kera usanga mbere y'igitabo gitangira ngo nabyo bitaga iriburiro iriburiro rya Mpangara ngo uhangare rero mwiki Mpangara nyine ngo uhangare titre iravuga ngo Mpangara ngo uhangare hoya reka nkubwire iyo bavuze ejo nabyumvanye Mutabazi ndi kumukoresha ikiganiro arambwira ngo iyo bavuze ngo karya amabere ya nyoko gutyo karya amabere ya nyoko na gaca amabere ya nyoko ibyo bintu ntibitandukanye bitandukaniye he hamwe ni ukurya ahandi ni uguca none ari ukurya no guca igitutsi ni ikihe oya nyine subiza guca amabere ya nyoko no kurya amabere ya nyoko nyine ngende kukubaza kugira ngo wenda abantu ikintu ushaka kuvuga bacyumve ari ijambo wenda abantu baravuga ari ukuvuga ngo gaca amabere ya nyoko abantu batanyumva nabi no kurya amabere ya nyoko igitutsi ni iki ntabwo mbizi oya ariko byose ni ibitutsi ntago ari ibitutsi birashoboka ariko none se iyo umwana ari konka ibere rya mama ntaba ritamiye aba ari konka nyine ariko ibere araritamira ntago arirya arishyira he araryoha nyine arishyira he arishyira mu kanwa ntago ari guhindura inyito oya nuko ibintu babivuga abantu bakabyumva nabi sibyo ntabwo ari uguhindura inyito yaritamiye kandi njyewe umbwiye ngo Emi karya amabere ya nyoko ntago ngiye byambabaza uzi icyambabaza ni gaca amabere ya nyoko kuko ndafata cya cyuma ngende nyakate ariko kugenda nkaryoga reka nsoza abantu bibi abantu bacyonka ari abagabo nta bintu bya Danje Bruce Melody yakoze ni nk'uko hari indirimbo yitwa ngo Rwagihuta iriya byatunaniye kuyisobanura uzi ko hari indirimbo ivuga ngo harimo ahantu baririmba ngo ya kera ngo duhurire hantu hava abana uzayishake duhurire hantu mbese abantu bashaka kuhahurira hakorerwa abana cyangwa haturuka abana
uri kumva ubyanarije uri kubyumva nta bintu bya Danjemani Melody yakoze mumureke Melody yikorere hit none se akinyuma ni sanagaje nta tumuhamagare muhamagare akantu bavuze ko inyuma ari agaki akinyuma ashobora kuba yaravuze inyuma y'inzu dukora akinyuma twubake wa mwenge w'inyuma dusa n'inyuma nta bintu bya Danjemani yavuze ntabyo wowe se wumva ari iki wowe wumva se ari agaki byose kose ni gatoya ubundi uzi ikintu nakwisabira abahanzi icyo nakwisabira abahanzi nk'ubu hari nk'umwana uba uzareba nk'indirimbo nk'iyo ndirimbo cyangwa nk'indi ahubwo bige niyo wavuga igishegu wiga kuvuga igishegu ujimije ku buryo kitumvikana kuko nk'ubu nk'amasamba niyo wamubaza ngo ese ngo uririmbe iriya ndirimbo ngo rwagihuta ni igikoko kinini ucyagaze gutya gutya na gutya ngo giteye ubwuzu nta gikoko kibaho gitera ubwuzu ntibishoboka inka si uyibara mu bikoko inka ntabwo ari igikoko inka ni itungo ryororwa mu rugo inka ntabwo ari igikoko none se inka tuyibara mu bikoko ingurube ntituyibara mu bisimba inkoko se ni igikoko inka si igikoko ingurube si igikoko n'ihene si igikoko n'intama ariko nk'intare ni urukoko runini nubwo yaririmbye ntabwo warugushe neza nta kibazo kereka waruhaye inyama yakugusha umuntu neza ni ukumuha icyo akunda kumukorera icyo akunda igiki rero urabona yihaye inyama mwapiki nyine niyo mpamvu nawe yaririmbye ngo cyagaze nyine tu icyo gikoko agashaka aho yakumereye imbuga abantu bari bazi kuririmba nyine dukeneye abantu nyine bari buririmbe ibi ariko Bruce Melody nta kosa yakoze reka tureke n'abahanzi giti cyabo tube no muri audience zira ndirimbo yo waziririmbe se wazumva gusa usanga audience ni nayo ari byishaka karimo abaryo babahereza audience yacu uyu munsi imyaka turimo twarenze 2005 turi imbere cyane ubu ubaze guturuka mu mwaka wa 2000 kugera uyu munsi haciyemo imyaka 22 nayo igiye kurangira mu mwaka utatu zatuvuga umwaka wa 2023 ahubwo hari umuhanzi uzajya muri Mangara ngo hangara yirepeta avuga ati n'ubundi nibyo nasomye azayiririmba audience rero yacu uyu munsi dufite cyangwa n'abantu bafite niyo mpamvu Clarisse ajya hari akavuga ngo siniyandaritse ugahita ubona nyine abantu dufite kuntu bameze abantu dufite nabumva ibyo naje nkaririmba cyangwa ibyo naje nkakora nkurahiriye Imana yo mu ijuru ko Clarisse ushobora kumushyira hariya na Fofo Dance wamushyira hariya abantu bagatora Fofo Dance Fofo Dance mu biki ubwo ngubwo sigo baba bari kugira batoye Fofo Dance cyatewe n'icyo bari umva reka nkubwire Fofo Dance araza akavuga ibyo amatwi y'abantu akeneye kumva ibyo bumva ibyo bo bashaka kumva Clarisse araza akavuga ati ngiye siniyandaritse byagenze gutya na gutya na gutya agira inama urubyiruko ariko Fofo araza akakubwira ati we mugabo nudafata umugore wawe neza ndamutwara hariya niwe watorwa kuruta uko Clarisse yatorwa Yeshu muri comment aberuze kutubwira kandi ariko ku muntu uzi ubwenge yatora Clarisse uravuze ngo abenshi nuko nta bwenge bazi niba benshi batora nyine nta muntu navuze ko atazi ubwenge ntawe ahubwo ndi kukubwira ngo nutaririmba icyo abantu bashaka nudakora icyo abantu bashaka ntuzaba kandi ino si yacu cyangwa u Rwanda rwacu ririmba ubugoryi uba ikigoryi nibwo abantu bakwakira
nawe n'ibyo kwivugira nyine nka ba Kararisa ngo ntibishoboka ba nka Jihad Kararisa afite abafana bakeya abafite nyine n'abazi ubwenge ariko baravanze niba bazi ubwenge bakurikira cyane niba bazi ubwenge ariko na Fofa akeneye abandi wese azaba hate ntiyabura abafana ariko rwego ahagaze afite inyogoye niyo bita inyogoye aho kuki twebwe abahungu Imana itaduhaye nuza style z'uburyo ku buryo natwe tujya kucyanika twiga kucyanika tugasoreza ku kirindi genda witurire muri gym kora umubiri biriya bintu rero biriya biboro byo gukora umubiri ntabwo ngaho abantu bakora umubiri ubyumva mu busaza ese kugira ngo utazasaza uzasaza ariko uzaze mu gihe cyawe warabaye oya warabayeho ute se warariye filime niko babyitari byose birangira muri metero wakora umubiri utawukora byose birangirira muri metero ubundi ugomba kuza ukivuga ukitonoma kugira ngo none ukajya ubabeshya ukabwira ati witwa nde sibyo witwa yawe yawe TV hoya ubundi iyi game igusaba kuba ufite izina abantu nk'ubu Emi kurivuga biroroshye nyawe biroroshye naje muri ino game nitwa Emi Rwanda none umujama arambwira ati nyamara ni wiba Emi Rwanda ni yiba bazaza bagufate wahinduye nita Emi nyawe rero nawe shaka izina wihite nimba udashaka abantu bazajya kubera ko twamenyereye abatumirwa twe baratuvuga reko wowe wantumiye ndi kuvuga Ruferedi bikabinuza uraza kubikata ukuri kw'Imana oya kandi mfata aga Snapchat nze kuvuga ati Ruferedi ibintu urabikata ukuri kw'Imana ndakuzi Rora urabikata rahira wenda ubuzima bwa buri munsi tuba turimo abantu hari igihe tuganira tugashyiramo urwenya tukagera dute ariko hari n'ahantu usanga hakenewe inama wenda reka duhere tuyo tuganira tugire n'aho turuze gukebura umugani wa Jesu kizo ngo abantu bakeneye akantu k'akanyafu hari nk'imyitwarire ubona mu wenda abantu baba bafite bamwe na bamwe nta dutunze urutoki ariko ubona nk'iyo myitwarire irabangamye muri sosiyete ni nk'iyo myitwarire ujya ubona ubwiyemezi reka nkubwire ubwiyemezi bw'abantu nibwo no kutumva cyangwa no kumva ubundi ikintu kibangamiye sosiyete ni ukumva ibintu nabi cyangwa gutanga ibintu nabi sorry ati gute nk'ubu nshobora kuvuga ikintu umuntu akacyumva nabi nkuko nandi kuvuga biriya by'amabere n'iki n'iki sibyo abantu bakabyumva nabi ariko nibasha nyine ntiyumve ikintu nashatse kuvuga ikintu kibangamiye sosiyete nyinshi ni twebwe itangazamakuru tubona akantu gato tukagakuririza kandi cyari ikintu cyoroshye nk'ubu hari abantu bafunzwe kandi n'amakosa yabo bakoze atari big byatari sibyo ariko ayo makosa barayakoze ariko twebwe tukabikuririza inkuru ko zikuririza inkuru udazikora ariko nibyo nyine niyo sosiyete tubayemo ikintu kibangamiye sosiyete ni ugukuririza ibintu nk'ubu Alfred nkumva wavuze ngo gakomane ngo uziko buriya Emi ngo yiyemera ubibwiye nk'umuntu wenda ubibwiye nka Rora agahita aza agahita ambwira tuzi ukuntu Alfred yavuze cyangwa tuzi ukuntu Jesu Kristo yavuze arakwanga gutwara inkuru zitari uko ziri ikindi kibangamiye sosiyete man bimaze no kuba byinshi noneho nabyo biri mu bantu ngo baba star ugasanga umustar ari guteretana no mu diaspora ari kumubeshya sibyo ugasanga umwana hariya ntaryama nta aba diaspora baragowe nk'ubu njyewe Emi nshobora kuba mfite mu diaspora duteretana
kandi ku ruhande mfite undi muntu duteretana ugasanga uriya muntu umutesheje umwanya kandi hari undi muntu wakamuhaye ahubwo wa mwanya ugasanga ngenda mbwira ngende mu Rwanda ngenda gukunda kume ngendisha visa ariko hari ikintu ushobora kwibaza aho ngaho ese ni diaspora gusa batesha umwanya cyangwa n'abandi ni diaspora batesha umwanya uzi impamvu mu diaspora aragenda hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Canada cyangwa n'ahandi aragenda agakorera amafaranga igihe kikagera akavuga ati ngenda ndashaka ko twubakana sibyo akaba yavuga ati ngewe Emi naramukunze akananyandikira nanjye nkamwandikira tugatangira ducata kandi urabizi uyu mukobwa mucase noneho urabizi ko hano mu Rwanda dukunda kureba ni place rimwe nawe ugatutangira guhita umutereta kwa kuntu nyine ibyo urabizi by'abasore ugasanga umukobwa n'ubundi nawe yarafite gahunda y'undi muntu ashaka ko bakundana ko bajya muri relationship ashaka kubaka amafaranga agiye gushaka arayabonye ageze noneho cyagiye ashaka kubakana n'umuntu sibyo ngewe ndabimwemereye ko tugomba uri kumva ni akajya anyereza amafaranga Emi ugomba gukora ibi Emi ugomba gukora ibi Emi ugomba gukora ibi nyuma nkamuca ruhinga nzima nkoze cya kintu akaza yanjye ziriya nkamuhemukira ese bira nta muntu wa diaspora bahemukira ari hano mu Rwanda bana n'urugero umuntu wa mu diaspora azahemukira nawe nuko azaba yamuhemukiye Ubanga ba diaspora bose niba musekigoroye nitwe babi turi hano ahubwo aba diaspora mwubahwe abana vugora beza hari indi mpamvu nta yindi mpamvu Alfred reka nkubwire twabura umuntu mu diaspora wenda sibizi uwo mu diaspora yahemukiye kuri erega nimwe nakubwiye jya ukomura usyo ukome n'ingasire umuntu aguhemukira bitewe n'impamvu sibyo diaspora saba hano mu Rwanda benshi erega umwana aragenda hari ugase agenda babandi bitonda gusa abana beza shaba diaspora data muri abana beza ari winyobya winyobye rwose ariko okay noneho wenda ni nkuko uyu munsi nakubwira ngo va kuri Chelsea ntibyashoboka sibyo ni nkuko uyu munsi wambwira ngo mve kipe sana yambara nkareyo amabara amwe kipe rimwe ni mu Rwanda kipe ntago ari rimwe mu Rwanda muze ko yambara ibisa n'ibyariye ako buri urebye wasanga ikipe nziza buri ari Kiyovu ngo ibyo byo iyo ni debandende ariko reka buri wese afite yafana so aba diaspora uzi nta kibazo na mani yubahwe abantu mutari munzi ngewe minyawe mfana Manchester United ibaho nibyo nande makuru Manchester ngiye mfana Manchester United uyu munsi turifuza ko Cristiano Ronaldo agenda gukora tubangami ntamutwihereza turamujyana gashaka gukina nicyo kintu nayo ngiye kukubwira aba diaspora inama nabagira mbere yuko umuntu umwizera banza wige ese uyu muntu ninde iwabo nihe aturukahe ushakisha amakuru nubwo hano mu Rwanda bibaho ugasanga abantu baratandukanye ariko burya urukundo rwa kure rutandukanye n'urukundo rwa hafi diaspora nshuti zanjye nuzajya ukenera gutereta ukabona umusore akakora abenshi bo muri ino mihanda ndabazi abenshi bo muri iyi mihanda nk'uko banzi nanjye ndabazi nimba hari uwo ufite umamagare nkubwire ngo uyu muntu kanaka ni gutya na gutya nabyo muri bamwe basenya abandi aho nakubasenya mani rega tureke guhemuka ubwo surambwira tureke babanze bakubaza kandi urashaka guhura n'undi akamuhindura usanga wari umuzi kubera ko wenda mani ngiye ntabwo nshobora kukubeshya ngo kanaka ngo bimeze gutya bitari kandi urabizi ngiye ikindi mu mutima nyikubwirira reka nkubwire nyese aba diaspora impamvu uzi impamvu aba diaspora bakunda no kubayemukira nabo hari abaza biyemeye sibyo akerekana urufaranga umwana rero w'i Kigali wa hano Nyamirambo nuhura n'umwana w'Inyamirambo arayakurya da agashara gora n'umwana w'Urusizi akakubwira ati rero kugira ngo amafaranga akure akabanza akakujyana ku giti ukagihobera wamara kugihobera ukagaruka kira giti barakibonye wowe se ni wagihobeye
narakibuze uzagenda unyereka ahantu kiri ubundi ngiye wabere nk'icyumweru mbere kugaruka i Kigali wenda mbere yuko dusoza ikiganiro kumwe mu bantu bakugirwa n'abantu batari bake hariho ukuntu usanga ko ku mubiri w'umuntu hari ahantu hakeneye isuku runaka ariko ugasanga abantu benshi barabyirengagiza nk'abantu bavuga ati ukabibutsa nk'aho bati ahantu muhagirira isuku hajye hahora hameze neza ni nka ku gitsina cy'umuntu uzi impamvu burya ushobora kuba mbona nambaye gutya natsapye meze neza ariko ugasanga ahandi wapi buriya wabashije kugirira isuku hari ahantu nawe ubwawe wigirira isuku urabyemera urabyemera kubera reka nkubwire amenyo bayoza gutya ni inama nziza bavuga ati ushobora kuba woga ariko ukibagirwa ko mu mutwe ukeneye isuku n'urugero wenda n'undi azatubwira ahandi n'undi atubwira ahandi none se ubu wakoga ukibagirwa kuri bukore mu matwi nta muntu urabona ugasanga avuye nko muri dushe ukagira ngo aba yibagiwe ariko iyo sabuni iba yagezeyo ariko aha hantu gutya abantu batabona ahantu abantu batabona iyo wahagiriye isuku nawe ubwo uba wigirira isuku ahandi umutima wabashije kuwugirira isuku uba uri muzima reka rero tugushimire cyane ku kiganiro ahubwo se ngiye nkubaze urambaza nawe ndabisubiza ubukwe bwawe buri ryari numva buzaba ari samedi mu wuhe mwaka bizagera biriya ni ibintu biza kubw'impamvu runaka ukumva ese wowe iyo witekerejeho cyangwa iyo wirebye ubona waritindiye cyangwa ubona utaritindira oya uvugisha ukuri nk'iyo wicaranye na muzehe akubwira ngo iki nk'iyo wicaranye na muzehe sibyo sibyo uri umusore nk'iyo wicaranye na muzehe wenda uvuze ati ngiye gusura nka muzehe akakubwira ati zisha hari hakurya nakuzukura icyo ni ikibazo kireba benshi ariko nibaza ko nawe sinzi niba yarabikoze kuko umuntu wamwibukije tubona rero n'abantu birirwa babaza ngo ese ntabwo nturarongora bonsheri hari byinshi bakabaye bakemura bibareba umuntu niba ari muzima akaba atarwaye erega abantu bashaje aribo bari kutumarira abana b'abakobwa bigatuma abasore batabagira abantu bashaje ese ikibazo kiri ku bashaje cyangwa kiri ikibazo kiri ku nkwano ariko ku nkwano burya se reka tubaze hano muri komenti bazatubwira reka nkubwize ukuri sibyo kandi bitari burage abasore benshi hano muri Kigali hari abafite amafaranga sibyo ugasanga afite amafaranga wenda akoze nk'imyaka nk'icumi man sibyo arangije ishuri arangije university abonye akazi keza arakoze aravuga ati amafaranga ndi kuzigamira umuryango ageze none cyagihe avuze ati ngiye gushaka umugore sibyo umukobwa bakicara bakaganira bite bimeze gute naragukunze barara igihe kikagera bagapanga ubukwe bakagera mu miryango siko bimeze rero iyo bigeze mu muryango ukorera za miliyoni 10 ahubwo ugasanga bagukubise miliyoni 5 ukavuga ati ni miliyoni 5 kugira ngo umukobwa wacu mukora ahangaha kuko twaramureze nkaho wowe musore worowe ibyo ngibyo ni kayimwe wenda turi buze ku sibyo tutabasha kumvikana nyine reka ngoze ikintu kimwe sibyo uyanga nimwe muciye mu ijana ako se nkubaze ubu waba warakunze umukobwa reka mvuge wenda nka Korodine sibyo cyangwa nka Diane tubasuza ba Diane n'abakobwa noneho we wikorereye miliyoni zawe 10 bagusabye uri kubyumva bagusabye miliyoni 5 sibyo miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda muri miliyoni 10 kandi wa mukobwa arashaka ko mukora ubukwe n'ubukora nturi bujye munsi ya miliyoni 3 tuvugisha ukuri kuko ibintu byarahenze so utanze inkwano ya miliyoni 5 so ujye gukora ubukwe byibura bwa miliyoni 3
impeta wamwambitse nayo wayiguze, inzu muri izo miliyoni 10 nta nzu urakodesha, sibyo? Urumva uwo mujama azatekereza gute kujya gushaka ziko bazamuca za miliyoni 5? None se wowe wabuze amafaranga yatunga umuryango wawe? Oya tuvugisha ukuri, warayabuze. Ubu inzu bamo nimba wenda ari ibyumba 2 na salo cyangwa ari ibyumba 3, si wayibanamo n'umugore wawe kandi ibyo urya nawe akabirya? Ni igiki none uyu munsi uri kuvuga ngo ntuvuge ngo ngiye ngo ntikiragera? Ni igiki uyu munsi? Hari wararongoye Njyewe ndi vuba. uri vuba neza ngo rarongoye. Abantu barongoye ni usanga ari nararongoye. Abantu barongoye vuba. Sawa wewe ngo mwaratinze mutegereze mubare nk'imyaka saniraga mu turere. Niwe muntu nzi ko afe zose zagiye zibaho waziyogosheshe. None ngeze ku gipara ariko kaga karazi. Ubu ikintu gisigaye nubwo nuko ujya hariya nawe ukajya uvuga ati baba dahu. Oya ariko bitari blague man. Ababyeyi reka basi, ababyeyi mwabyaba abakobwa beza mwatubabariye mukagabanya ibiciro abakobwa banyu tukabatwara. Ni nayo mpamvu usanga umukobwa ariheba bigatuma bamwe bajya no kubinda ya man. Wenda aho ngaho tubwiye uburyo byumva, ariko reka nkubaze uyu munsi niba baduhera ubuntu kuko natwe ababyeyi bacu baratubyaye. Ejo ntihari kuwa kane akenshi usanga ari bwo civile ziba muri civile. Mujya kureba urasanga ese abantu bakora ubukwe abo twita ko bifite bafite ubushobozi n'abo twita ko badafite ubushobozi, abenshi ni bande? N'abadafite ubushobozi. Ushobora kumenya ko utari mu mustari wakoze ubukwe, ariko kuma ngo yafunguye business runaka ahantu, yujuje inzu ahantu, ariko amubaza icyo ubukwe akareba hejuru ati reka reka. Urumva? Ariko ugasanga umuntu ukorera 50, ibyo byose uri kuvuga yakoye, yakoze mariage, bibi apana bya bintu byo gukora. Na bibi reka rata ngiye mbehera igitekerezo. Nimba uri umusore ufite umukobwa mukundana, icara muganire umubwire ngo mfite aya mafaranga, sibyo? Sheri wanjye turajya mu murenge dusezerane, ibindi bizaza nyuma. Sipero muri guteba umugongo, dukeneye n'umugisha mu ngo zacu. Abapasiteri se bimise sinabonye nabo bakodeshwa nk'amagare yo muri Suwatas cyangwa imodoka zo muri Suwatas. Nyine bakodesha ubare cyo babisha. Nta kwihisha. Pasiteri uramukodesha, wamukodesha kazi wawe pfa kuba wamwishyuye watanze ituro akagusezeranya. Ibintu byo kwimanika ngo mwakodesheje imodoka ejo nurangiza umuti. Wapi muzane mugende mu murenge musezerane, nimurangiza uhamagare pasiteri mu cyumbi wawe cyangwa mu rugi wawe abasezeranye, ntago iryo sezerano rizanga. Mureke kwimanika mutazabaza abana babandi. Wisezerana utazabura icyo uzarira mu rugo. Ukabara bagumura. Nta kubagumura. Nase bari kugira ngo nkore ubukwe bwa miliyoni 6. Ejo ngiye n'umuryango wanjye dusabe. Si twagenda tukigira mu murenge tugakoresha wenda ibyo 500,000. Iwanyu wenda banciye nkwano ya kamiliyoni nkayibaha muri za miliyoni 6 simwe na 500. Kucyuri gutinyuka. Nta gutinya ubukwe. Nta gutinya ubukwe. Baraduhenda we. Waye urugero rwa hafi. Abantu benshi ubukwe bagize foromire. Ashaka gukora mu bwa runaka. Ariko nakubajije ngo hari umuntu uhembwa 50 ku kwezi ukora mariage agajyana agasaba iyo nkwano akayitanga. Niyo yatanga 100 ni menshi ku bushobozi bwe. Iyo nkwano akayitanga akajya mu murenge agasezerana, akagenda akajya mu rusengero bakamushyingira, agatahana umugore we, ubuzima bugakomeza. Sibyo? Ese wumva uzakora ubukwe buzagutwara miliyoni zingahe? Bizaterwa nawe mfite. Nimba ukora ufite 500 nzakoresha yo. Nizaba mfite miliyoni. Akoreka nkwibarize. Uyu munsi kiro kibira kigura amafaranga angahe? Bya Kinigi. Sigende ibitoki, sinjye bihenda. N'ibitoki bigeze kuri 350. Sibyo? Ikiro kibirayi kiragura amafaranga 450 Kinigi.
cyangwa 470 sibyo nujya reka nkubwire ntago mbizi ubu ahubwo ya fanta nabonye fanta kaga fanta kameze gutya kamwe gato ngo ubu ni 6 amazi manini yabaye wisi nkagura senyisi turuwasa kateresa kateresa sibyo bashiki bacu nimuze mureke kugora abasore kandi uraza ube mu bukode none uzishimira gukomeza kuba mu bukode waje mukabana none ya mafaranga mukaguramo ikibanza hehe za Gasanze ariko waretse kugumura abantu nta kubagumura aho kugira ngo pastor nawe ari hari afite itorero uza kumukodesha ugata ukamuhereza nk'amagaranga yiwe none ahubwo abakristo mureke gutura mu nsengero sikia sasa wasabye mangara guhagarira bagira gusoma Bibiliya oya arebera mba numva bya forome sha mana nkubeshye navuga ko meruka kugitanga kandi baragitangaga ariko ubu ngiye kujya nyitanga wowe uragitanga usengera se muri itorero abavuga imana zo turasenga ko dusenga imana ngiye rero ndi Islam ntago abayisilamu dutanga amaturo arahira assalamu alaikum nuko barahira wallahi ntago ndavuze ngo no mwisilamu oya kurahira ni wallahi kubera ko man reka ngere ibintu byose byabaye manguhe ahubwo mwibaza ubundi twebwe abajama kuki badadukwa twebwe tuba twarorowe cyangwa ababyeyi bacu ntago baba barashoye kuba wabaho maze gutetwa n'abakobwa bangana ahubwo sinanabyemera kantereta akujya kubayo ngo rero yari kugukora uko wamwanze kibazo baba gutereta n'inkwano yayi baba ari ibintu oya umuntu gutereta ashobora ahubwo kuba gutereta hari ibyo akubonamo nyine uwo nguwo uri kubonamo n'inkwano yayizana nawe ubundi bwanyu inkwano ni nyinshi ubusa umwana wihebeye umwana wa nyoko bukwe niki wamwimasa umwana wanjye nta kintu mwana wanjye ngiye nta kintu nakwima nkwereka akantu ariko ntuvuge izina ntabwo ndi burivuge ikibazo uraza kujajwa kubanza kari kure harimo password zinga ntazo buri program irimo ifyonane yayo password ubwo tubeshye oya nawe ntugire ikintu uvuga oya nyine rebesha amaso serious nureze ko oya umunyamakuru ntabangagira byose arabivuga oya sha oya nanjye nkabivuga oya abakazi ni kananiye ko umunyamakuru niba ndashobora kubona umuceri kandi nawe ubona oya ariko by the way umuntu anyeretse n'umuntu wakoze ubukwe reka tubwire congratulation uriya ni garampu utute Yesu mbabarira ndakwinginze muzi zirahumura urakoze ariko ni umustar oya mbabarira nese Bruce ariko none se si yabokoza agatandukana n'umugore iyo ntagiye bitaba ariko se dutinye kurongora kubera ko tuzatandukana n'abagore cyangwa uzi impamvu se mutandukana n'abagore mubizeza ibyo batazabona serious mwana nkamwe atema ingeme mbwa miliyoni akajya nkamukubita ibijumba bya buri munsi kandi umwana yaramenyereye kurya ibintu rero tureke akabenze sha wa musiramu bose ishana njye nyine nabaye umusiramu n'akabenze mpita nkareka ugasanga umuntu ni umusiramu bambabarire si ukubavuga nabi kuko abenshi ni n'abashuti banjye ahubwo ati sinarya ingurube ariko ugasanga yasambanye kuba ni ikihe cyaha gikomeye kurenza ibindi rega igitsina kiryoha kurusha ingurube sibyo se
umbajije nyine umbajije reka tuve ku bayisilamu ugasanga umuntu mu ADEPR ati mbese nasoma kuri byeri ariko ugasanga yasama. nanjye nakubwiye ngo igitsina kiryoha kuruta iyo byeri si titire ushaka sawa urakoze. none se ariko niko kuri Imana irema mu ijuru ntiyaremye ingurube yabonye ko umugabo hari ibyo akeneye cyangwa umugore hari ibyo ntabwo ari ikiremwa n'ubundi iyo wabiriye bya bintu byose n'ubundi nubwo turwanira amafaranga tukayakorera bikarangira ngiye gushaka uwo nyorosaho nyine iyo ngurube arayirya ariko n'ubundi bisoreza imutera ibinure n'ubushyuhe. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo byose biryoha kuruta biriya. ese bajya birira bakaninywera ko niba ari ibyaha n'ubundi hari ibyo bakora. Ntabwo ngiye mbacira urubanza ariko igisubizo ngiye nagwaye ni kiriya. Biraryoha icyo gisubizo. Ni nkuko nyine hari na pasiteri neza pasiteri we ntabwiriza kandi yarangiza sindababona abo sindababona nabo mu isi ya nyuma twe dusenyera ahantu hari abapasiteri bakuze bahamenye aka makuru ya Keza aho muherukira raho Keza wayaka yaracyari wayaka ariko agarura amahoro agiye ukora ariko shawa Imana irebera imbwa n'iyumvye reka dusoze ikiganiro kandi wakoze kwitabira ubutumire. Haracyari mu rugo haracyagerwa anytime. Se nanjye ningutumira uzaza umubyeyi wantumira muri rwego ngasesengura n'ubuceri zaza. So no kuri naye ndashimira buri muntu wese kandi ibyo navuze byakomerekeje uwo byakomerekeje yihangane. By the way mu minsi iri imbere ngiye kuza iwanyu mu misozi. Ngiye kuza mu misozi, ngiye kuza gukora inkuru nk'izo nakoraga kera, apana inkuru zo gufasha nyine ahantu hose ubone ikamya ahantu yaguye umamagara, ubona ahantu inkoko iri n'indi umamagara. Nuko bongeye gukora ibintu byinshi kuri 3D. Turabakunda natwe kandi mwese kuba ndiwe uyu munsi cyo ndi cyuyu munsi ndani ni kuri yawe kabisa. Njyana nabibabwira ni nigenya nicara ngana bipostinga sinzi nimugira aba status zanjye nkabashimira pe. Ndashimira wamaye bwa mbere mikoro kuri yawe, ndashimira baje ku bicu ntago mbashimira baranyambuye ndashimira bakishimira cyane warakoze Imana iguha umugisha. Ndashimira uyu munsi boss wanjye fata ku mavuta, ndashimira na timu yose ya 3D, ndashimira ya Go TV show, ndashimira ba Murungi Sabe, ndashimira ba Chita Magic, ndashimira ba Dumba, umuntu wese nyine ufite uruhare muri kariyeri yanjye y'uyu munsi ndamushimira. Ndashimira ba Pastor Yongwe njya nsaba ibiganiro bakabima, nta muntu nashimira muri iyi game mbamo nubwo bitoroshye. Nimba nkubabaza ujye wihangana, nimba ngushimisha ajya kuri momo ese ubundi kukiba gishyira kuri momo wimwera agafanta sha hari abayama pe. Nokuri ndabashimiye, Imana ibaho umugisha. Shimire na Rora wamembaga, Imana imuhe umugisha. Rwose nukuri pe, burya kudashima ntago ari umuco, ubundi gushima ni wo muco. Gushima ni wo muco. Rero ndabashimiye kandi ndabakunda cyane, nukuri kw'Imana wo mu ijuru. Uyu munsi nanjye mbaho neza. Amen. Uyu munsi ndiho mbaho neza kabisa, nta kibazo na kimwe mfite habe namba. Shimire n'umukunzi wanjye. Uvuga cyane ariko ubwira akajambo keza ubundi. Shushu, I love you so much. Ariko ibyo bintu ngo shushu umva bangaye. Yariyizi. Ariyizi. Sinyamjembe wabona harimo ba mu diaspora na wundi. Oya. Madamu wanjye ariyumva ariyizi. Wenda
wakoze cyane niba nta kandi kari ku mutima wari usigaje wowe se nta kintu ufite ku mutima aho ntiwanshubije siragusubiza nakubaje ngo iyo ugeze mu rugo muzakakubaza ati nta kuzukuru usubiza icyo wagakusubiza mubwiza ukuri agatereka muzehe wambyaye kateguka nura wawe tukajya utaza kunteza urangiye kugira abafanaga utaza kunteranya n'abafana ngo sha kandi baze kuri yawe TV bakandeho subscribe ni ukuri bagushyigikire babafashe hari umuntu ejo bundi mperutse kumva arambwira ngo kuki uvuye hano ngo usiga ubateye umwaka ndambwira ni ukuri ko Imana yarambeshye uzi impamvu yambeshye ahubwo hariho abantu ngiye nshimira n'umuntu ubona naragiye akavuga ati wateye imbere uzi uko aha hantu nicaye niho natangiriye ni naho nje kwicara ibaze ko wamamagaye sinirirwe ngisha n'inama ku kazi ngo nsaba uruhushya kubaza madamu gutanga raporo hari ahantu ngiye ni raporo ngomba kuyitanga ntabwo ari uretse wumva uyu muntu alo Wiriwe. Wiriwe. Yego. Ari wambwiye ngo urambwira birangira utambwiye. Hajya urashaka ko nza kugukorera ikiganiro cy'ubufasha? Ndi mu kindi kiganiro ndaza kukuvugisha. Urumva ko kaza bari kenshi kandi bakomeye umugani wa Bapti n'abagenzi be ariko buri ikintu cya mbere no gushyigikirana mu bintu byose rero turagushimiye ko mfite inzu ndi kugurisha ibyo byose ni akazi uza nayo kwamamaza tujye tubishyiraho mu kirere tujye tumubona nanjye nyishyura yes reka nshimire ako mane bitari blague ibintu byacu turimo reka nshimire abantu babonye ko turabo gukorana harimo Genuine ni ivuriro nkorana naryo namamariza uyu munsi nshimire Swatase nubwo nabone ni ikigo nacyo gitanga imodoka no kurinda abashimiye abantu bose babone nyine ko dukorana banaze hano kwa Alfred babahe ibiceri mu bamamariza amakuru menshi atandukanye twa yawetv.com niyo bayisura Yawe TV kwishira amakuru hariho amateka ibintu byose birenda gucamo yego cyane wakoze cyane asante uzarongora vuba rwose ako nkumbuye Anje nawe azaza uzahurira hano by the way uzanshakira wa mupeti ucuruza ubunyobwa tuzamusura wa mupeti ucuruza ubunyobwa kabisa uriya mupeti seri ashobora kuba ari we mugisha wa mupeti ucuruza ubunyobwa uzamushake aze ntaribi rwose mureme kudashimira se kameramani wawe kameramani baragowe